Imibare igaragaza yuko bamwe mu rubyiruko bahangayitse kurenza abubatse ingo. Urubyiruko rw'uyu munsi ruri ku muvuduko udasanzwe, ruri gushaka amafaranga yihuse y'ako kanya, ruri kwihuta, ruri gukurikira ibigezweho. Ese aho turi kugana ni koko tukwiye kuba tujya nk'urubyiruko? Ese amahirwe aturuka ku bumenyi, ku gukora no ku guhanga udushya turayatereranye? Hari abarangije za kaminuza bafite ubumenyi bagakwiye kuba bakoresha, bazi icyo gukora ariko badashaka gushyira mu bikorwa. Uyu munsi ndashaka ko turebera hamwe aho ikibazo kiri nuko dushobora kugikemura mbere yuko igihe kidutambuka. Tuguhaye ikaze kuri channel yacu. Niba uri mushyashya, kora subscribe twomeze tubane muri ibi biganiro byiza. Ese kuki urubyiruko ruhangayitse kurenza abantu bakuru? Urabibona se? Ikibazo gikomeye cyihishe hehe? Urubyiruko rw'uyu munsi rufite interineti, rufite amahirwe, ikirenze rufite amashuri, ariko ikibazo si ibyo rubuze, ikibazo ni icyerekezo rufite. Ahambere aha abantu baburaga amahirwe, uyu munsi amahirwe arahari, ariko benshi ntibazi ahagana. Iyo umuntu abuze icyerekezo, arangiza amashuri nta plan afite, akora ibintu kubera abandi babikoze, arota ubuzima bwiza ariko nta ntambwe atera. Mbese iyi comparison ni uku kuba dukurikira social media, hari ingaruka byo byaba biri kutugiraho. Social media iri gutuma twigereranya, kwifuza ubuzima tubona online, tugashaka kubaho nk'abandi aho kuba twe. Ibyo biri gutuma duhindura plan za buri kwezi, dushaka amafaranga vuba, duhora duhangayitse kuko tudasa n'abo tubona online. Ntabwo dutinya gutsindwa, ahubwo turi gutinya gutangira, turi gutinya kuvugwa, turi gutinya ko abantu bazaduseka, turi gutinya gutangira dufite bike. Ariko se ukuri ni ukuhe? Nta muntu watangiye ari perfect, nta muntu watangiye afite byose. Urukundo n'amarangamutima byagiye imbere ya mission. Relationship yagakwiye gutuma umuntu atareka intego, yagakwiye gutuma umuntu adahora kuri pressure. Vibes, ibintu bidafite impact biri kwangiriza abantu. Ibi si bibi, ariko iyo bidafashe balance bigusenyera ejo hazaza. Ukuri gukomeye, nta muntu uzagukiriza ubuzima, nta muntu uzaza guhindura ubuzima bwawe, nta miracle izagukiza. Ntugategereze amahirwe akumanukiye, ntugategereze ko umuntu agutera inkunga ngo mbere utangire gutekereza icyo wakora, kandi ntugategereze motivation buri munsi. Future yawe iri mu ntambwe ufata uyu munsi. Niba uri kureba iyi video, gira ikintu uhindura. Ibisubizo by'ibibazo byawe, ibisubizo by'ubuzima bwawe niwo bifite mu kiganza cyawe. Iyo urubyiruko rutagira icyerekezo, rujyaho amarangamutima aruyobora. Iyo utagira plan, rujya aho pressure irushyira. Iyo utaragira vision, ujya aho tradings zikujyana. None se uri kujya he? Uri kujya mu buzima bwo kubaho umunsi ku wundi? Uri kujya mu buzima bwo kwigereranya? None se uri kujya mu buzima bwo gushaka kwihuta no kubaka fondasiyo yawe ukagira ubuzima buzima? Iyo ubajije urubyiruko ruti ruri kujya he, ntububaza aho ruru, ubaza direction ufite irujyana ku iterambere. Ese imyanzuro rufata izarugeza ku butunzi cyangwa ni kuri regret, ni ukukwicuza? Ese ubuzima ruri kubaho uyu munsi buzabyara umusaruro ejo hazaza? Iki ni ikibazo wowe nk'urubyiruko, wowe nk'umubyeyi ukwiriye kwibaza, ugasharinga iyi video umwana wawe, ugasharinga iyi video mugenzi wawe, nawe akarushaho kwitekerezaho nk'urubyiruko. Ntabwo twasoza iyi video tutarebye ku bintu bituma urubyiruko ruri kujyaho rutari rukwiriye kujya. Ikintu cya mbere gituma rujyaho rutagakwiye kujya ni ukuba nta ntego rufite. Iyo utazi iyo ujya, buri nzira irakujyana. Urubyiruko rwinshi ruri kubaho nta plan rufite, ruri kubaho nta plan y'imyaka 2, iy'itanu rufite. Ikindi kiri gutuma rujyaho rubonye ni ugushaka byihuse kuruta kubaka, kwifuza inyungu zibangutse. Ariko iterambere rishingira kuri patience, ku gutegereza, na discipline ariyo twagiranye no kwihangana, gukurikira abantu kuruta gukurikira intego. Ibi nabyo biri gutuma urubyiruko rwacu rujya aho rutakwiye kujya. None se igisubizo takagombye kuba iki? Reka mbere uko dusoza iyi video turebe ku cyo twakora, wowe wakora, nanjye nakora, n'uriya wundi nawe
yakora. Urubyiruko rw'uyu munsi ruri kujya he? Rugomba kujya aho rufite vision, aho rufite discipline, aho rufite consistency, ndetse n'aho rufite purpose cyangwa intego. Ariko ntiruzahagera keretse igihe dufashe icyemezo cyo gutekereza kuri direction ya nyayo, kandi tugafata inshingano ku buzima bwacu, tukareka gutwarwa n'ibintu by'igihe gito. Muri make, uko wabivuga, ejo hazaza si ahantu tuzageraho. Ejo hazaza ni icyo turi kurema uyu munsi wa none. Urubyiruko reka rwe kwemera kujya aho rujyanwa, ahubwo rujya aho rwahisemo kujya. Ibyo tutabigize ibyacu, tutagize icyerekezo, tuzajyanwa n'isi. Iyo tutagize intego, tuzayoborwa n'abandi. Iyo tutagira discipline, tuzahora tubaho ubuzima bw'abandi aho kubaho ubwacu. Niba ushaka kumenya aho urubyiruko ruzaba ruri ejo, reba imyanzuro ruri gufata uyu munsi. None wowe ureba iyi video, uri kujya he? Uri kubaho ubuzima bw'abandi cyangwa uri kubaho ubuzima bwawe? Hitamo direction yawe, intego yawe. Hitamo kuba umuntu uzubahwa ejo, atari umuntu uzicuza ejo. Urubyiruko rwiza si rufite amahirwe menshi, ni uruhitamo neza. Niba iyi video igukoze ku mutima, sharing iyi video ku muntu utekereza ko akeneye kumenya aho ari kujya, kandi wibuke direction yawe uyu munsi ni destiny yawe ejo hazaza. Kora subscribe, dukomeze tubane kuri iyi channel nziza bizatuma uva ku rwego rumwe ukagera ku rundi, ukaba umuntu wo kubahwa muri iyi society, ukaba ubuzima bwiza. Tuguhaye ikaze. Bye bye.